amazina nitwa James Gakuru, nshinzwe ubucuruzi mu kigo cy'ubwishingizi cya Radiant yacu Micro Insurance, ari nacyo gifite mu nshingano gushyira mu bikorwa iyi gahunda ya leta y'ubwishingizi bw'ibihingwa ndetse n'amatungo muzi kwizina rya Tekana Urishingiwe Muhinzi Mworozi. Ko ikintu cyitwa ubuhinzi nicyo kintu kibamo ibiza bikomeye, nicyo kintu niho hantu haba ingorane zikomeye, ku buryo na leta kugira ngo ujye gutekereza iyi gahunda yagira ngo byibuze ifashe abahinzi bongere bagira icyizere mu kuzahuka ku mikorere ari mu buryo bw'ibibatunga ndetse no mu buryo bwa business bw'amafaranga. By'umwihariko buri iyo urebye gahunda uko iteye ya Tekana Urishingiwe Muhinzi Mworozi, cyane cyane ku bihingwa, bihingwa ni byinshi, harimo umuceri, harimo soya, harimo ibishyimbo, harimo imyumbati, harimo umuceri, harimo ibigori ndetse n'ibirayi. Buriya rero abahinzi babusasamana kimwe haba mu burengerazuba mu gice cya Rubavu, igice cya za Kabatwa muri Nyabihu, ugiye muri Musanze ndetse ukagera muri Burera n'igice kimwe cya Gicumbi. Buriya abantu benshi b'icyo gice bahinga ibirayi, ariko noneho guhinga ibirayi kwabo buriya usanga umuntu afite ka are, afite ubuso butoya cyane, are kimwe cya kabiri cya are, kugira ngo uzabone umuntu ufite hectare ni ibintu usanga bigoranye. Ugasanga kandi ubundi kugira ngo tujye gutanga ubwishingizi byibuze umuntu abagomba kwera kuri hectare 5 kuzamura, kuko tubara ibintu byinshi, abakozi bajya abakozi babakurikirana, amafaranga bisaba, ugasanga amafaranga dushyiramo yo kubikurikirana araruta ayo dukuramo, kandi nanone utarashyiraho no kuzishyura ibihombo bagize nabyo. Ariko kubera yuko ari gahunda ya leta, kandi Radiant ni imwe mu kigo cyasinyanye na leta amasezerano muri 2019, ikigo cya mbere cyatangiye gushyira mu bikorwa iyo gahunda, ndetse niyo y'ibirayi yagiye mu nyuma. Ibirayi Radiant niyo yakoze uwo mushinga, igaragaza buryo abantu bakwishingirwa, turanje tubiheza leta kugira ngo leta ibatangire nkunganire, tubasabira nkunganire ya 40%, kuko buriya umuhinzi twishingira igishoro nicyo twishingira. Iyo urebye nk'urugero ku birayi kuri hectare bavuga yuko byibuze amafaranga ashora ari hafi 3,300,000. Rero hari ibintu abantu bitiranya binateza n'icyo kibazo abantu bamwe bariho bavuga. Ubu iyo umuntu yishingirirwa igishoro yibwira yuko hishingiwe n'umusaruro, kandi igishoro n'umusaruro biratandukanye. Buriya harimo ibice bitatu: hari igishoro, hari umusaruro, hari n'isoko. Ariko gahunda ya leta yo yatangiriye ku gishoro, kuvuga ngo byibuze uyu muntu amafaranga yashoyemo ntahomba azayagaruza, nicyo kintu cy'ibanze. Hanyuma hari ibyishingirwa rero, ngira ngo abo bahinzi bahuye nabyo kimwe n'abandi bose. Buriya habamo imyuzure, hakabamo inkangu, hakabamo gutenguka kw'imisozi, hakabamo indwara zarwanyijwe ariko nizikire. Ibyo byose rero iyo umuhinzi yahuye, hari urubura, hari umuyaga, ibintu byose burya ibirayi bishobora gushisha, akakoresha ifumbire akajya guta ukabona bimeze neza, ariko yajya gusarura agasanga nta kintu kirimo. Buriya ibintu ni ibintu bigira uburyo bwo kwitondera cyane. Niyo mpamvu buriya rero hari urwego rwashyizweho, kampani yashyizweho ikora icyo bita igeranyamusaruro, kugira ngo umuhinzi ajye gusarura tubwirwa n'iki ko yahombye, tubwirwa n'iki ko atahombye. Ubundi hari ikintu cyo bita bashyiraho igereranya, bakavuga bati byibuze umuntu kuri hectare cyangwa kuri are yakabaye asarura toni zingana gutya. Muri ibyo bice ni ibintu byashyizweho na leta na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, ikavuga ati byibuze wenda muri Busasamana umuntu wejeje neza yeza wenda toni 10 z'ibirayi. Yiba yeza toni 10 z'ibirayi, uriya muntu uzabwirwa n'iki ko yahombye cyangwa ko yejeje? Nuko agomba gukora yageranya musaruro. Ni icyo kigo nicyo cyemeze kiti James dore yakagombye gukuramo toni zinizi none yazikuyemo. Ikindi bavuga gute, hari uburyo buhari bugaragaza yuko kanaka yarumbije. Kuvuga ngo kanaka yarumbije cyangwa yahombye bitangira kuri kangahe kwijana? Bitangira kuri 85%. Iyo yagiye munsi ya 85% by'umusaruro yakagombye gukuramo, nibwo
habarwa yuko uriya muntu yagize gute yahombye. Niko amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ameze. Uti 15 iburira hehe? 15 rero mu bantu b'abahanga bakora imibare bavuga yuko uriya muntu n'ubundi atakoze inshingano ze 100%. Nubwo yahuye n'ibihombo, ariko 15 isigara kuri responsibility, ishigara ku nshingano z'umuhinzi. Hari ibyo atakoze. Niho iyo 15 ibarirwa mu rwego rw'imibare mpuzamahanga nuko bisetinze. Noneho rero bakavuga bati mu gihe yagiye munsi ya 10, mu gihe yagiye munsi ya 85, icyo gihe yatangiye kujya gute guhomba kubitamuturutseho. Ni byabiza, ni yamvura nyinshi, ni wa mwuzure, ni rwa rubura, ni za ndwara, ni kwa gutenguka ku misozi, ibyo byose. Icyo rero yiba yakagombye kuvuga ngo munsi ya 85% basaruye bagasanga saruye kuri 50%, ubwo 50% haraburamuho 50% yindi. Yiba izakabaye toni 10, je musi yakabaye akura n'urugero kuri hectare, agakuramo toni 5, nukuvuga yahombye toni zingahe 5. Ariko za toni 5 siko zose yazihombye. Buriya turabara yuko yahombye toni 3, kubera yuko ufashe 3 ugashyira kuri toni 5, ubwo ni toni 8. Toni 3 n'igice, ubwo ni toni 8 n'igice. Ariko ya toni 1 n'igice ni ya 15% igaragaza ku nshingano z'umuhinzi cyangwa umuntu atakoze mu buryo bukwiriye. Noneho rero icyo uko tubigenza nukuhe, nubwo hari company ibibara, ubwo ndababwira kugira ngo abantu banasobanukirwe, barareba amafaranga yakabaye yarashoye hantu hagomba kuvamo toni 3 n'igice nangahe, kuko ya toni 5 yayabonye na bya bindi twavugaga inshingano ze. Noneho muri toni 3 n'igice yakabaye yashoye mangahe kugira ngo asarure za toni 3 n'igice, niyo rero abarirwa akishyurwa. Noneho niyo mpamvu ariko abahinzi harimo batabisobanukirwe neza, agira gutya akavuga ati njewe kuki mwanyishyuye amafaranga makeya, ubwo ndi kubibaza impamvu bishyurwa amafaranga makeya. Njewe kuki nishyurwa amafaranga makeya, nibishoboka kubera iki niki? Nuko atarasobanukirwa bibarwa gute, bigenda bite kugira ngo amenye neza na ubwe. Ariko ubu iyo gahunda twarayitangiye, nubwo atari Radiant ikora igeranya musaruro, naga ariyo, kuko nago wahereza umuntu ubwishingizi ngo uzanamubarire ngo urishyurwa ibinini. Hagomba kuba hari urwego rwigenga hariya rubarura koko kanaka yahombye cyangwa atahombye, no mu gihe yahombye ibingana iki. Urwo rwego rero ni company yashyizweho na leta ishinzwe gukora igeranya musaruro. Nayingiye kukibaza mpese iyo company tugiye kwita iyo ku ruhande ntiyaba ari imwe mwayihaye. Urumva ni company yashyizweho na leta ishinzwe gukora igeranya musaruro. Impamvu yashyizweho na leta niki? Nuko leta ireba inyungu za wa muhinzi. Wibuke yuko mu gihe cyo gufata ubwishingizi ku mafaranga umuhinzi agomba kwishyura, yiba tuvuze kuri hectare arishyuraho ibihumbi 95 n'urugero, ayo 95 cyangwa 91 iyo ari bwishyure, leta iramwishyurira 40%, yiyishyurire 60%. Ntabwo yose ayishyura yose. Yiba n'urugero twafashe tukavuga tuti wenda hectare arishyura ibihumbi 91. Ibyo bihumbi 91 agiye kwishyura, we uruhare rwe ni 60%, leta ikamwishyurira 40%. Bivuze yuko rero nakwa gukora igereranya musaruro no kwa gukurikirana ko wa muhinzi yarumbije cyangwa yahuye n'ibibazo, leta igomba kumukurikirana kugira ngo ikigo cy'ubwishingizi kitikorera ibyo cyishakiye. Niyo mpamvu leta bihari ishyiraho iyo company yihari iza gukora igereranya musaruro. Kandi iyo igiye gukora igereranya musaruro, haba hari umukozi w'ubuhinzi mu murenge ushinzwe inyungu z'aba Abanyarwanda bakurikirana, agronome w'umurenge. Iyo raporo bakoreye hariya hasinywaho agronome w'umurenge, hagasinywaho n'uhagarariye ryatsinda ry'aba bahinzi, kwemeranya neza yuko ya raporo y'aba bantu bakoze. Ubuyobozi bwite bwa leta burayisinyira, ndetse n'aba bahinzi bahagarariye abandi bagasinyira kwemeza yuko iyo mibare yakoreshejwe aho ngaho ari ukuri. Iyo bamaze kubikora rero baragenda bagakora raporo bati Radiant twebwe turabasaba ko mwishyura amafaranga ya nayo. Iyo bamaze kuyidukorera bayidushyikirije, nibwo tugira gute
twebwe dusaba babahinzi tukababwira tuti rero wowe jye uzishyurwa amafaranga ya nayo dukurikije dushingiye kuri raporo twahawe, wowe kanaka uzishyurwayo, wowe kanaka uzishyurwayo. Noneho turagusaba yuko uwandika utushyuza amafaranga ya naya ushyiraho na nomero ya konte tuyashyiraho. Yiba ushaka kuri momo utubwire kuri momo, yiba ushaka kuri konte utubwire konte tuyashyiraho, kugira ngo ejo umuntu atatuyobya tukayashyira kuri konti itariyo. Uriya muntu ariyandikira ku giti cye akavuga ati ngewe ndasaba yuko amafaranga yanjye muyashyira kuri konti iyi nini. Twebwe icyo dukora dufata ya makonte yose, noneho tugakora transferi ivana amafaranga kuri konti ya Radiant yacu iyashyira kuri konti abahinzi twahaye ubwishingizi. Noneho rero ngere ku kindi kibazo kuvuga bati se ubundi hari n'uvuga ati ariko nayo ngayo sinayabonye. Wenda tutaragera ku kuba yarayabonye icyo gihe muri uko kubara na ya kampani iyo uwishingiye atanyuzwe. Iyo uwishingiye atanyuzwe n'ubundi niho haza, iyo atanyuzwe ntago abisinyira. Icyo gihe hitabazwa aba expert baturutse muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, nibo bajyayo gukora account verification kureba koko se kubera iki umuhinzi yanze kubisinyira, cyangwa se kubera iki agronome w'umurenge uhagarariye leta yanze kubisinyira. Aba bakora loss assessment wone ni harimo ubumenyi buke cyangwa na izindi mpamvu, bo bakazana abandi kuko bafite company zitandukanye bakurikirana ibyo babandi bakoze. Noneho bakatubwira bati twebwe dore bimeze gutya, dore ibyo aba bakoze nibi, dore ibyo aba bakoze nibi, dore ukuri tubibonamo nukunguko. Kuko leta nayo nago yatekereza ko Radiant ihomba, kandi Radiant ari yishinzwe kubishyira mu bikorwa. Iki shaka ni ukuri kuri hagati y'ibyabaye. Kugira ngo uzafata abaturage 1000, icyambere twafashe inshingano zo kubahereza ubwishingizi nubwo batatanye bari ahantu umuntu ufite arimwe ukemera utuye munyarwanda nawe ufite uburenganzira. Ariko ubundi muri principles za insurance ubundi twagomba gufatira kuri hectare 5. Ariko kubera yuko ari gahunda ya leta turavuga tuti reka twigore n'ubundi Radiant ibishyire mu bikorwa ibahereza ubwishingizi buri wese ajyemo. Nukuvuga rero gufata abantu 1000 kugira ngo uzajye kubasobanura uko ibi bintu bibarwa. Urabona abantu bahinga hariya, hari abatazi gusoma, hari abatazi kwandika, abantu imyumvire itandukanye, ariko harimo n'abasobanutse. Rwose hari abarimo basobanutse. Icyo turi bukore rero n'ubu bwishingizi ni bushya, naga abantu bari babumenyereye, n'ababumazemo imyaka 15 biracyabagora. Ubu ngubu bwo tubumazemo imyaka 2, kandi bamwe haba hajyamo abashya hiyongeramo bandi kugira ngo abyumve. Rero n'abakozi babikoramo nabo usanga kugira ngo babyumve batwara igihe. Kwigisha rero no guhozaho numva ni naho hantu hakomeye cyane turi bwibande twashyize ingufu, kuko hari abakozi Radiant yashyizeyo bagomba gufasha bari abantu imyumvire. Ni ngombwa ko umuhinzi asobanukirwa neza ibyo turabyemeranya 100%, akamenya uko bibarwa, akamenya ibyo agiyemo ibyo ari byo, akamenya ahari buhere, akamenya ahari ugarukira, akamenya uburenganzira bwe, akamenya byose. Ni ngombwa kabimenya kuko natwe bidushimisha kuba ufite umukiriya azi product ucuruza, azi ikintu umugurishaho, birakorohera, ni nabyiza cyane. Niho rero turi bushyire ingufu cyane kugira ngo turusheho kubasobanurira cyane babyumve. Kandi turi hamwe turavugana n'ubuyobozi bw'umurenge ndetse n'akarere. Hari abakozi bacu babihuguriwe n'ubundi basanzwe babikora babimenyereye, bagomba kubafasha imyumvire bakabasobanurira. Icyangombwa no kugenda tubashyira mu matsinda, kuko ntago wafasha abandi 1000 bose ngo uzabasobanurire kimwe bazumve, ahubwo no kubashyira mu matsinda. Tukavuga tuti abantu 20 baraha, 20 baraha, tukabahereza n'ingero, tukatwara ahantu ho kubarira akabibona. Ukavuga uti wowe wishingiye ibi nibi, dore amafaranga washoyemo aya nayo, dore umusaruro wagomba gukuramo n'uyu, dore uwo wakuyemo n'uyu, dore uko abantu babibaze naba naba. Ndetse usibye n'ibyo n'aba bantu bakora igeranya musaruro twabasabye ko basobanurira ibyo bakora. Akavuga ati dore wowe rero mvuye ahangaha uzishyurwa amafaranga ya naya, dore uko twabibaze, dore ayo washoyemo, dore uko bigenda, kugira ngo amenye ibintu ariho gukorerwa nibihe, akomeze abigirire icyizere, binamufashe mu buryo bwose bushoboka. Numva aribwo buryo turiho gukora. Ikindi nkuko ubivuga, hari umurongo twabihaye. Ubundi bishyuraga mu matsinda,
ugasanga biragoranye kuvuga ngo kanaka yishyuye amafaranga ya naya, kanaka yishyuye amafaranga ya naya. Ariko twabasabye ibintu bibiri kugira ngo ibi bintu bikemuke neza. Nuko yiba ari itsinda, hari James, hari Claude, hari Geoffrey, hari Nde, kuvuga bati kanaka yishyuye amafaranga ya naya, kanaka yishyuye, nuko bakayashyira kuri konti ya Radiant, ariko bagaragaza izina na borodero umuntu yishyuriyeho, kugira ngo duhite tuvuga tuti kanaka koko yishyuye amafaranga ya naya. Kumukorera amasezerano n'iki bihite byoroha. Ikindi, iyo bamaze gukoregeranya umusaruro, raporo twayibonye yatugezeho bayihaye ikigo cy'ubwishingizi cya Radiant, abashinzwe gukora analize no kwishyura iyo sinistre ni iminsi 30. Ibyo byo byaravuguruye, wahe ibi bibazo bigaragariye. Okay, twarayishyuye, twayashyize no kuri konte yabo, ngira ngo kugeza kuri saa tumaze gushyiraho miliyoni 15, hari miliyoni zigera kuri 11, hakaba na miliyoni 2, ndetse hari nayo twohereje ubu ngubu wagomba kugerayo ageze muri miliyoni 5, n'amazina y'abana bahari, umuntu amafaranga yishyuwe byose biba bihari. Twarangiza noneho tugakora OP transfer iratashe ni raporo y'umuntu yoboye, yajya kutanga na konti yo kwishyuriraho, yishyuza ibihombo byakuye na bagenzi be, akabashobora no gutanga iki, wajya gushyira amafaranga ukayashyira kuri konti y'umuntu runaka akayabikuza akagenda, hari ubwo wabigenza gute? So kaba harimo rero impungenge no kugenda ukurikirana akantu kukandi, ariko ubu ngubu nekereza ko byatunganya, kandi yeba hari n'abatarayabona umuntu arakurikirana arebe kuri banki ayo mafaranga bayabone. Ariko nekereza yuko kugeza kuri iyi saha ikibazo cyo cyahawe umurongo. Ariko ikintu gikomeye cyane nuko turiho gutegura kubasura, kubasangayo, tukabasobanurira biriya byose uko bikorwa, kuko mu gihe babisobanuriye ahandi nta kibazo abanyarwanda baba bafite. Umunyarwanda buriyo wamusobanuriye ikibi nuko utamuhereza amakuru ahagije y'uburenganzira bwe. Kandi bariya tubafata nk'abakiriya beza, tubafata nk'abakiriya b'imena, n'abakiriya bacu duhereza agaciro, kubera yuko ntabwo ducuruza ikintu kimwe. Tubareza ubwishingizi bw'ibirayi, haba harimo ufite imodoka dushobora guha ubwishingizi, haba harimo ufite inka dushobora guha ubwishingizi, harimo ufite moto dushobora guha ubwishingizi, hari ufite inzu abamo dushobora guha ubwishingizi, hari ufite ubundi bucuruzi runaka duha ubwishingizi. Uwo muntu rero ni ngombwa ko umufata neza ukamuhereza serivisi nziza, si ngombwa ko umuha serivisi idakwiye. Yiba yaragombaga kubagara ntabagare, icyo gihe azahomba. Nidukurikirana tugasanga atarateye ifumbire mu buryo bukwiriye, icyo gihe tuzamwishyura dukuyemo bwa burangare bwe, kuko uburangare ntabwo tubwishingira. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko uriya muhinzi uri hariya hepfo ari inshuti yacu, kandi tumuha agaciro nk'umukiriya, kubera yuko ni nawe ambasaderi wacu. Niyicarana nawe azakubwira ati ariko njyewe Radiant n'ubundi tumeranye neza kandi bishyura neza nta kibazo, kandi baraje twaraganira baradusobanuriye. Icyo rero nicyo dushaka kubaka ubushuti bwacu nawe, kugira ngo atubere umuvugizi aho tutari. Bariya nibo bafasha myumvi mu bwishingizi dufite, kandi ubuhamya bwabo buvuga kurusha abandi bose bo hanze. Begera kugira ngo nguko nabivugaga tubasobanurire. Ariko icyo dukora ni ukureba yuko ayo matsinda mashya yavutse tubahereza umurongo nk'uko n'abandi bose babikora, kugira ngo biborohere abantu babisobanukirwe. Naho gahunda ya leta yo ni nziza kugeza kuri iyi saha, kandi turi mu turere twose. Ari ibigori niko wagira, ari ibirayi niko bimeze, ari umuceri, ari soya, ari ibishyimbo, ari imiteja, ari urusenda, ari imyumbati. Urumva igihugu cyose aho hose turahari, kandi abantu nibatekane. Ahubwo turiho turabakangurira bafata inguzanyo mu mabanki zo gukora ubuhinzi mu buryo bwa kinyamwuga. Twebwe turahari kugira ngo baryame basinzire, nihaza ikiza turabishyura kugira ngo umunyarwanda batekanye. Ingabo zirinda umutekano w'igihugu, ubusigire bw'igihugu, natwe turinde umutekano w'ibiza byadafiteho ubushobozi. Kuko nazavuga ati imvura nyihagaritse hari, reka da. Nazavuga ati izuba ndarihagaritse. Naba bandi bajya gusenga mu misozi akanyarira, sinzingira ngo bijya bigorana. Ariko Radiant turahari kugira ngo tubasubize mu buzima busanzwe mu gihe bahuye n'ibyo bihombo.
murakoze. Ubuhinzi ni inkingi Cyane. igihugu n'isi yose 85% y'abanyarwanda bya bindi ngo buturekuye twangwa cyane kuri ni hamwe. Hanyuma dusoza mubwire abahinzi n'aborozi b'abanyarwanda ese ibikubiye muri gahunda ya Tekana Urishingiwe Muhinzi Mworozi biteganya iki ku kugoboka uwishingiwe? Urakoze cyane. Nagira ngo rero abanyarwanda muri rusange ari abatabizi nabo babyumve. Iyi gahunda ni gahunda nziza cyane y'ubwishingizi ku bihingwa. Nibwo bwa mbere yari itangiye mu Rwanda, ariko imaze gutanga umusaruro, imaze no kugaragara mu buryo bwose bushoboka, kuko tumaze kwishyura hafi miliyari. Kwishyura abanyarwanda bahuye n'ibiza. Uraba ufite inka yawe ishobora kurumwa n'inzoka, ishobora gukubitwa n'inkuba, ishobora gukora accident ikanyerera mu kiraro ikavunika, ishobora gupfa ibyara, ishobora kwicwa n'indwara z'icyorezo. Icyo gihe nta mpamvu ya stress. Wowe urafata, dufashe nk'inka, urafata umuti bita Bitarex w'urushinge. Inka yarwaye kibagarira cyangwa iki, sese zingahe zigura 21,000, aho usanga inka ushobora kuyitakazaho 100,000 yari ifite agaciro ka miliyoni igapfa, kandi ikiguzi cy'ubwishingizi ari 30,000. Nibyo 30 leta ikagushyiramo nkunganire n'urugero, ariko ukaba uratekanye ku itungo ryawe hari. Ubwo ni ku nka mvuze, n'ingurube nuko, n'inkoko nuko nguko. Mu bworozi ibyo bitatu nibyo leta itangira nkunganire. Mu buhinzi nibiri anavuze n'ubundi, harimo imyumbati, harimo rusenda, harimo imiteja, harimo ibishyimbo bya mishingiriro n'ibigufiya, harimo umuceri, harimo ibirayi n'ibindi riho guteganya nabyo gushyiramo. Nagira ngo rero nisabira abanyarwanda ubukungu bw'igihugu ni 85. Turiho twabonye urugero rukomeye cyane igihe cya covid, cya corona. Mu mujyi hano abanyamujyi bose bafunze imikanda neza, amazi arafunga, ubuzima burahagarara. Ariko umunyarwanda wari wejeje ibitoki bye niwe wagemuraga, wari wejeje ibirayi bye yaracuruzaga, wari ufite nke ikamwa niwe wabonaga amafaranga. Ku buryo naho leta yavuze ati rero imodoka z'imizigo zigemurira Kigali muzirekeze zitambuka mubaho ibyangombwa. Bivuze yuko ikintu cyitwa ubuhinzi, ikintu cyitwa ubworozi ari cyo kintu gikomeye abantu bagomba kwitaho, ahubwo turya ngo abantu batinyuke bagane Radiant. Hari ibigo twasinyanye nabyo amasezerano n'ibigo by'imari, twasinyanye nabyo amasezerano kugira ngo abantu baje bayagana bafata n'inguzanyo, haba muri sako, haba no mu bigo by'imari biciriritse, ndetse no mu bigo by'imari izi commercial banks nabo dufitanye nabo amasezerano. Twarenze noneho gukorana amasezerano n'umworozi n'umuhinzi, abantu basanzwe none turavuga ababikora kinyamwuga sebo. Ni ngombwa ko bagobokwa. Abatubuzi b'imyaka barahari, ni ngombwa ko bagobokwa mu gihe yakuye na biriya bintu kandi yashoyemo amafaranga atagira ingano. Turagira ngo rero ni ibintu byiza kandi biri ku giciro gihendutse. Abantu bagane Radiant tubafashe kubakura muri icyo gihombo baba bahuye nacyo, kubakura muri ayo mag, ibyo bibazo baba bahuye nabyo byatewe n'imihindagurikire y'ikirere. Kuko murabizi abanyarwanda ntago turajya ku rwego rwaho dukoresha ikoranabuhanga nko mu bindi bihugu, aho ushobora gutegeka imvura uko ubonye, ukavuga uti ngewe mfite irrigation ndiho ndayikora, uyu munsi ndahinga, ndatangira guhinga nzezejo bundi. Ariko twese amaramuko tuyarebera hejuru ikirere. Imvura tuba tuyikeneye, ishobora kugwa akagwa ari nyinshi nanone ikangiza, nanone ikaba idashobora kugwa hakava izuba ry'igihe kirekire nanone bikajya guzi bikangiza. So ibi tudafiteho ubushobozi, imihindagurikire y'ikirere tudafiteho uko tuyikontrara, niyo mpamvu ubwishingizi buhari kugira ngo bugoboke umuhinzi n'umworozi wahuye n'ibyo bibazo. Yikwikorera imitwaro rero Radiant irahari imikorere, asigaye agende yemye kwishyura utwo dukeya na leta ikamuhereza nkunganire. Radiant ikabumbatira ubuzima bwe, akaryama, agahinga, akorora atekanye. Ese kumwishyura iyo yagize igihombo amafaranga yose agenda muri tranche cyangwa oya ntago ari mu bice yose? Yiba umuntu yahombye 5,000,000 tumwishyura za 5,000,000 ayo tugomba kumwishyura. Ntabwo ari ukuvuga ngo turamwishyura igice tuzongera tumwishyura igice, nibishoboka. Kandi tumwishyura icyo navuze nuko igihe kinini gifata ari iminsi 30, ariko bitavuze yuko hari abo twishyura mu minsi 2 nabo barahari. Bitabujije yuko hari umuntu ushobora inka ye, katuvuge nk'urugero, umuntu yiba afite inka ye sibyo, ikarumwa n'inzoka igahita apfa aho ngaho, ni ikintu kigaragara, igakubitwa n'inkuba igahita ipfa. Icyo gihe uzashaka ubundi bushishozi ngo ubundi ngo yishwe n'iki, byagenze gute, cyangwa ngo dukeneye izina narisizi.
hari analyse zidakorwa aho ngaho. Umuntu n'uyizuza ibyo agomba kuzuza habwa amafaranga ye tumugoboke muri ka gahinda afite. Yiba umuntu yari afite ibyo birayi bya hakaza umwuzure ukagenda hari igihe umuntu ashobora kurumbya mu buryo bworoheje, hari igihe ashobora no kurumbya ku buryo nta kindi kintu ari busigaye utazajya gukora igereranya umusaruro. None se nta kintu gihari wakora igereranya umusaruro ry'iki? Abantu bagenda bagafotora bagakora raporo umuntu akishyurwa. Abo nibo bashobora no kwishyurwa cyane mu minota ingahe, kuko uko naresisi y'ibyo wagiye kubara kugira gute umuntu iyo yarumbije burundu se. Ibyo byose nibyo tugenda duhura nabyo. So ntabwo ari ukuvuga ngo rero ngo ni hamwe umuntu kwishyurwa mu minsi 30. Iyo nibyo biteganyijwe mu mategeko, ariko no munsi umwe n'iminsi 2 abantu tubaha amafaranga yabo. Twaguhera urugero rw'abatanga buhamya bavuga bati bati Radiant rwose no mubyeyi. Ibyo abavandimwe b'abahinzi badufatiye runini biba cyane rwose niba hari icyo ntababajije cyangwa se ubutumwa mushaka kugeza ku bakiriya ari bo bahinzi mufata nk'umunota umwe. Urakoze cyane, nagira ngo nanjye icyambere ubutumwa nshaka kubageraho no kubashimira ko bahisemo Radiant. Buriya kubashima ibyo byo turabiheza agaciro gakomeye cyane. Nk'ikigo cy'ubwishingizi bari abakiriya bacu tubaha agaciro gakomeye cyane, kandi turabizeza yuko serivisi tugomba kubaha serivisi inoze. Hari Radiant irongera abakozi bashinzwe ubuhinzi babihuguriwe kugira ngo babafashe babaherekeze kuva umuhinzi atangiye gutegura umurima kugeza igihe azasarurira. Icyo ni icyambere. Icya kabiri n'ubundi no kubakorera ubuvugizi. Hari ibyo twebwe dukora mu rwego rwacu, ariko hakaba ibikorerwa muri leta. Ibyo tubona bishobora kubateza ibibazo kandi leta yabikemura, n'ubundi turagenda tukagana na bagenzi bacu bo dufatanya abakozi bagenzi bacu tugakora raporo. Radiant ikayisubmiting akayohereza muri Minagiri ikayireba ikareba ibikwiye ikabikora, yiba hari n'ubundi bujyanama ikabutanga. Ikindi cyiyongeraho nuko n'ubundi tubizeza kubahereza serivisi mu gihe cyo kwishyurwa ku gihe kandi gikwiye batarambiranye, ndetse no kubategurira amahugurwa abasobanura ibyo byose uko bikorwa. Ibyo rero ni inshingano zacu kandi turabibijeje ko ibi bigomba gukorwa mu gihe cya vuba gishoboka, kugira ngo umuhinzi yumve neza akamaro k'ibyo akora, yumve neza inyungu zirimo, yumve neza uruhare rw'ikigo cy'ubwishingizi nka Radiant, yumve neza uruhare rw'akarere kamwegereye, yumve neza n'uruhare rwa leta ihagarariwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, kugira ngo byibuze ibyo akora byose abikore atekanye. Radiant rero hafi yawe, kandi isezerano ni isezerano rwose. Icyo tuvuze turagikurikira kugira ngo ugeze no gutekana kabisa cyane rwose. Mugira ijwi rikomeye cyane, duha agaciro ikintu cy'itangazamakuru rwose. Itangazamakuru turaryubaha, Radiant iraryubaha cyane, kuko mugera henshi mukavugira benshi, kandi hakaba ibintu byinshi bikemuka byaturutse kuri mwebwe. Rero asante sana.